umunyamakuru Antha biganiro ngira ngo abenshi muramuzi kuri radio zitandukanye, ariko ubu ngubu akaba atagikora mwuga w'itangazamakuru. Byinshi agiye atangaza haba kuri equipe ya Rayon ndetse no mu buryo cyangwa se ubuzima yabayemo igihe yarafunzwe. Ngira ngo abenshi murabizi ni muri case cyangwa kuri case yarimo abanyamakuru benshi cyane ndetse n'abandi bantu bafite aho bahuriye na siporo. Twebwe twifuje kukubwira kuri amwe mu magambo yagiye avuga, dore yuko hari ibyo twebwe dutekereza ariko burya atari ukuri. Byinshi agiye avuga ndetse haba ku buzima yabayemo cyangwa ku buzima babayemo, benshi batekereza ko umuntu ufunzwe cyangwa se agafungwa n'inzego za gisirikare ashobora kubaho mu buzima butari bwiza, ariko byose yagiye agira icyo abivugaho ndetse ubuzima babayemo mu minsi yose bamaze bakurikiranwe n'inzego z'umutekano, agenda atangaza byinshi. Si ibyo gusa kandi yakomeje avuga no ku mukinnyi yazanye Big Bello, ndetse agenda amuvugaho byinshi ku magambo yagiye atangazwa ko Big Bello ari wa gadi atazi gukina ndetse n'ibindi byinshi cyane. Byose yagiye agira icyo abivugaho ndetse yanakomoza uko yagarutse amaje kuva muri gereza, ndetse agenda avuga byinshi. Uyu mugabo yagiye akomeza aganira ndetse agacishamo akanasetsa byinshi tugiye kugenda tukubwira. Iyi ngiyi ni Taratibu Word, ni mu gace twise Taratibu Update, ntucikwe. Umunyamakuru Antha biganiro ngira ngo abenshi muramuzi cyangwa se abenshi bakunda kumwita mu nda y'isi, dore yuko ari ibiganiro agenda agakora abenshi bamukundiragaho aho yazanaga amakuru abandi badafite, ndetse yagiye abikora kuri radio DC ndetse n'izindi radio yagiye akoraho. Rero mu kiganiro yagiriye kuri radio imwe hano mu gihugu BFM umwezi, ndetse agenda agira byinshi atangaza, dore yuko batangiye bamubaza ku mukinnyi yazanye ari bita Big Bello. Ngira ngo abenshi mu bantu bakurikira umupira bya hafi muramuzi, dore yuko bavuze yuko bamukabirije atazi gukina ndetse nizamu ngo rwose ntagarire niko abariyo bavuze, ariko yashyizeho umucyo ndetse agira byinshi abitangazaho. Yatangiye avuga ati tariki 6 nibwo naje gufungwa, ati ndetse yafunzwe isoko ribura iminsi 4 ngo rirangire. Ati ubwo nazaga nasanze ibintu byararangiye ndetse byaradogeye, ati ndetse batangira kumbaza ngo Big Bello wanjye ngo ubu ngubu noneho nibwo nshobora kuganira nabo ibya Big Bello. Nkibaza nti igihe maze mfunzwe ibya Big Bello byagakwiye kuba byararangiye. Ati umwe mu bayobozi ba Rayon Sport ati ni wanyandikiye ngo pole kandi komera. Ati arongera arambaza ati se ati kudakoma, ati niyo message yanyandikiye, ati mu mutima ndavuga nti buriya nakakubajije ngo ese ubwo ngubwo ari nge nawe ninde ukwiye kuba mbaza undi ngo kudakoma. Ati reba njye maze igihe muri gereza nibwo nyifungurwa, ati none barambaza ngo kudakoma. Ati ubwo ari nge nawe ninde wakabaye abwira undi ati kuki udakoma. Ati nawe ibaze ntago waje kunsura, icya kabiri nta nakanyenyeri wigeze ukanda. Ati cya gatatu umukinnyi wanjye ninde nsohoka nsanga ibye bitararangira, ati uwo muyobozi yarambwiye ngo arashaka. Ati ndamubwira ngo nta kibazo, ndamubaza nti se ibintu bya Big Bello bigeze? Ati yaransubije ngo ninjye ugomba kubisura. Yabaze mu myaka cyangwa se mu gihe nari maze muri gereza, Big Bello wanjye ninjye yarategereje. Ati subwo iyo nza gukatirwa n'inkiko Big Bello yari kuba kiri wanjye. Ni amagambo Antha yagiye atangaza, ndetse amagambo arimo rimwe kuba wamwumva cyangwa ukuri kwinshi, ariko harimo
njyewe nibyo nakwita nyine nk'ibitwenge. Akomeza avuga ati abantu benshi bakunda kwibaza ubuzima bwa hariya twabayemo ndetse nashyira umucyo ku bintu abenshi bavuze yuko ngo bamuye mu gihugu cya Uganda ngo nari nacitse inzego z'umutekano. Akomeza avuga ati yewe ntabwo nacitse inzego z'umutekano, ati ahubwo buriya hari byinshi abantu bibeshyaho, ati kuko njyewe bankuye igatuna ndetse nari itike igomba kungarura mu Rwanda y'indege, ati kuko nagiye n'imodoka, ati ariko kubera gahunda nari mfite nahisemo gutaha n'imodoka. Ati rero ibyo kuvuga ngo bankuye muri Uganda barabeshya, ati kandi nta nubwo njyewe nigeze ngenda norotse. Ati ikindi abantu bakomeza kugenda bavuga yuko yewe wenda nari nagiye muri Uganda kubera izindi mpamvu, ati njyewe natangiye ibintu bya scouting ndetse byo kushaka cyangwa se mu isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi. Ati rero niyo gahunda yanjye, ati ndetse ikimenyimenyi nari nagiye muri Uganda guhura na coach Minayet, ati ndetse twarahuye turaganira dupanga ibyo twapangaga. Ati rero abavuga yuko njyewe nari natorotse ntago ari byo, ndetse ayo makuru ni ibihuha. Antha biganiro yagiye akomeza ashyira umucyo ku bintu byinshi ndetse agira naho atangira gutebya avuga ati buriya umuntu ukeka yuko hariya umuntu afunzwe hariya ku Murindi, ati buriya umuntu ukeka yuko afunzwe cyangwa se wenda abayeho mu buzima bubi, ati twebwe twabagaho mu buzima bwiza, ati kuko twarahageze dusanga abantu benshi baratuzi turi abasitari ndetse kuko batwumvaga ku maradiyo. Ati rero baratwakiriye kandi batwakira neza. Ati iyo ufite amafaranga hariya nta kintu uba ntibazakubeshye, ati kuko harimo kantine, ati turavuga ngo ahangaha ntabwo harimo Red Bull bazirangure, ati kuko twebwe twari dufite amafaranga menshi, ati ndetse rwose twaryaga icyo dushaka. Ati gusa ikintu cyitwa amasaha cyo, ati saa 10 za nimugoroba iyo isifuri yavugaga wahitaga wibwiriza ukajya mu gihodi. Antha yakomeje avuga ati buriya ubuzima bwa hariya wenda ntabwo umuntu yavuga ko ari bwiza cyangwa se ari bubi, ariko nanone iyo ufite amafaranga nta kintu. Ati ndetse ni nayo mpamvu twasubiyeyo tukajya gusura abavandimwe twasize, ati kuko buriya ati badufashe neza, ati bityo niyo mpamvu twafashe umwanya tugasubirayo ndetse tukajya kureba uko bameze. Ati ejo bundi twarabasuye. Antha yakomeje agenda abwira abantu burya yuko ngo yigize no gukinaho umupira w'amaguru, dore yuko ngo yakiniye junior ya equipe ya APRFC. Ati narayikiniye ndetse nyikinira igihe kitari gitoya. Ati buriya abantu bibeshye yuko ahubwo Rayon Sport ariyo mfitanye amateka nayo. Ati buriya mfitanye amateka na equipe ya APR, ati kuko yo narayikiniye kandi yikinira igihe kirekire. Ati buriya APR niyo inzi cyangwa se niyo equipe nakagombye kuba shyira imbere kuko yo nayibayemo igihe kirekire, ariko ati Rayon Sport yo nayibayemo kubera akazi. Antha yakomeje avuga yuko buriya abantu bakomeje kubona ifoto ye, ati igihe yasomaga kuri godiyo y'umukinnyi wa Rayon Sport, ati biriya byari akazi. Ati ndetse njyewe nari ndimo kugenda ati ni marketing. Ati rero abantu bavuga yuko wenda Rayon Sport mfana cyangwa se, ati gusa mu Rwanda nta kipe mfana, ariko ngiye no gufana. Ati buriya ama equipe yose ndayakunda kubera akazi ndimo, ariko buriya APR niyo nabayemo igihe kirekire ndetse ku buryo abantu benshi batagakwiye kuba babivuga mu buryo butari bwo. Antha yakomeje avuga yuko mu bakinnyi cyangwa se mu bakinnyi yizeye yuko bazakora ibitangaza, ati kandi ibyo bazajya bakora byose buri munsi. Ati nzajya mfata aka video mwereze Tadeo perezida wa Rayon Sport, ati Bing Bell ndabizi neza yuko ibyo azajya akora nabibwiye Tadeo, azajya afata aka video akame nindangiza nkamwoherereze. Ati nindangiza nicecekira, ati ngiye barambabaje,
ati kuzana umukinnyi wa kane muri shampiyona ikomeye nk'iya Congo ati barangiza bakamwanga ati byarambabaje cyane atari ko nzi neza yuko nta gihe na kimwe nigize nzana umukinnyi udashoboye ati ngewe rwose ibyo bankoreye ati ntago ari byo. Aya ngaya ni amagambo yavuzwe n'umunyamakuru cyangwa se wahoze ari umunyamakuru Antha biganiro nushaka umwite mu nda y'isi mu kiganiro BNB cyangwa se yakoreye kuri radio ya BNB ndetse agenda asobanura amagambo menshi cyane cyangwa agenda avuga byinshi ku buzima bwe abatekerezaga uburyo yafunzwe ndetse no ku mukinnyi yazanye abenshi bakavuga yuko ari flop yagiye agakura muri Congo idakina ndetse nta nidegeze agaragaza uwo mukinnyi bavuga ko ari umukinnyi wa Antha byinshi yagendaga atangaza ndetse agira na byinshi ashyiraho umucyo. Ingi ni YouTube channel yacu kandi yanyu hitwa Tahatibu Word naho ni mu gace twise Tahatibu Update. Ngewe nitwa Eni Yusufu. Duhure muri comment utubwire amagambo uyu mugabo yagiye atangaza ni gute ubyumva, duhure muri comment.